Mu bihe bya kera hariho umwami witwaga Zekisi, ariko abenshi bitaga Ahasuwerusi. Yari umwami w'igihangange cyane wayoboraga ibihugu 127 byaturukaga mu Buhinde bikamanuka bikagera muri Etiyopiya. Muri ibyo bihe kandi hariho umujyi w'akataraboneka witwaga Susa, niho uwo mwami yari afite ingoro yiwe. Nuko ku mwaka we wa gatatu ayobora ibyo bihugu ategurira abatware be n'abizerwa be ibirori bikomeye. Muri ibyo birori abami bose b'ibyo bihugu uwo mwami yayoboraga bari bahari, ndetse n'abandi bizerwa n'abandi bakomeye bose. Ibyo birori bimara iminsi 128. Muri ibyo birori uwo mwami yagaragarije abari aho ngaho bose ubutunzi bukomeye ubwami bwe bwari bufite, mbese abamurikira ubuhangange bwe. Ibyo birori birangiye arongera ashyiraho ibindi birori, ariko noneho bimara iminsi 7 gusa. Umwihariko w'ibyo birori wari uko yatumiye kuva ku mukire ukomeye ndetse n'abatware, aramanuka ageza no ku baturage ba ntaho nikora, bose bari batumiwe muri ibyo birori. Nuko uwo mwami Ahasuwerusi atanga itegeko ko buri muntu wese yemerewe kunywa inzoga ashaka, ariko kutabishaka nawe bamwihorera. Nuko baranywa, bararya, barasinda, barishima, baraseka, ibyishimo reka sinakubwira. Hagati aho ariko umwamikazi Vashiti wari umugore w'uwo mwami Ahasuwerusi nawe yari yakoze ibindi birori ku ruhande, ariko by'umwihariko ku bagore. Nabo bari barimo banywa, barya, ndetse banishimira intwaro y'uwo mwami. Nuko ku munsi wa 7 umwami Ahasuwerusi amaze gusinda no guhaga inzoga, atumizaho inkone ze zarimo witwaga Mehumani. Nuko arazibwira ati, nimugende munzanire umwamikazi Vashiti, kandi aze yambaye ikanzu ye n'ikamba ry'ubwami, ndagira ngo murikire ubwiza bw'abami bose bari hano. Byari byo kandi koko, kuko umwamikazi Vashiti yari afite uburanga buhebuje abagore b'icyo gihe bose. Nuko izo nkone ziragenda zijya guteguza umwamikazi Vashiti. Amaze kumva itegeko ry'umwami arababwira ati, ndiyangiye ntaho ngiye. Nuko inkone ziragaruka zibwira umwami ziti, umwamikazi Vashiti yaduhakaniye, yanze kuza kubahiriza itegeko ryawe. Umwami amaze kumva ko umwamikazi Vashiti amusuzuguye imbere y'abantu, yuzura uburakari, ariko nk'uko byari mu ngiro ye, yiyambaza abiru n'abanyabwenge be. Nuko arababaza ati, dushingiye ku itegeko, ni iki gikwiye umwamikazi Vashiti nyuma yo gusuzugura itegeko ryanjye yagejejweho n'inkone? Umwami amaze kubaza atyo, umutware witwaga Memukani asaba ijambo yigira imbere. Nuko aravuga ati, nibyo koko umwamikazi Vashiti yasuzuguye, ariko ntabwo yasuzuguye umwami gusa, ahubwo yasuzuguye abatware bose bari hano. Kubw'izo mpamvu nihagira umugore n'umwe wo muri kino gihugu wumva ibyo Vashiti yakoze, nabo bazabishingiraho, ubundi bajye basuzugura abagabo n'abatware babo. Bazajya bavuga bati, n'umwamikazi Vashiti yasuzuguye umwami. Memukani arakomeza ati, rero ndumva ku bwanjye nihatagira igikorwa, abagore bose bazakomeza gusuzugura abagabo, ubundi ibi bintu bizarangira nta garuriro. Nuko Memukani arakomeza yungamo ati, niba bishimishije umwami, reka hatangwe itegeko ry'uko umwamikazi Vashiti yirukanwe mu ngoro, kandi ko atazongera kugera imbere y'umwami. Hanyuma ibyo byandikwe mu mategeko ya kino gihugu, kandi bijye mu mategeko atazigera asibanganywa na rimwe. Hanyuma kandi umwami ashakirwa undi mugore mwiza uruta Vashiti. Memukani arakomeza ati, nibigenda bityo, uwitwa umugore wese wo muri buno bwami azubaha umugabo we, kuva ku mukene kugeza ku mukire. Umwami Ahasuwerusi nawe ntiyabishidikanyaho, abigenza nk'uko Memukani yavuze. Ubundi umwamikazi Vashiti yamburwa ikamba. Hashize iminsi umwami Ahasuwerusi atangira gutekereza umwamikazi Vashiti, yibaza n'itegeko yamutangiyeho, kuko yaramukundaga cyane. Ariko abiru begera umwami baramubwira bati, reka tugushakire abakobwa beza benshi kandi b'amasugi, ubundi batumurikira uburanga bwabo, uzabahiga bose umugire umwamikazi. Abo bakobwa mbere yuko bashyikirizwa umwami bagombaga kumara igihe bari gutegurwa, basigwa imibavu ihumura neza, ndetse n'ibindi. Nuko icyo gitekerezo gishimisha umwami, ubundi biba bityo. Hanyuma bohereza intumwa muri buri turere tw'ubwo bwami yari ayoboye, kugira ngo bamurobanuremo abakobwa beza bafite uburanga buhiga ubw'abandi, ubundi babamuzanire. Hagati aho muri uwo mujyi Susa hariho umugabo witwaga Morodekayo, yari mwene Yayiri. Morodekayo yari yaravanywe i Yerusalemu mu bunyago ku ngoma y'umwami Nebukadinezari w'i Babuloni. Uwo mugabo Morodekayo yari afite mubyara we witwaga Esiteri, ariko wari waravutse yitwa Hadasa. Ababyeyi ba Esiteri bari barapfuye akiri muto, nuko Morodekayo aramufata amwitaho nk'umukobwa we bwite. Hanyuma kubera rya tegeko ry'umwami ryavugaga ko bagomba kujyana abakobwa beza bose imbere y'umwami mu ngoro ya Susa, Esiteri nawe ajyanwa muri bo. Nuko bose bashyirwa mu maboko y'uwitwaga Hegayi, wagombaga kubitaho akabategura kuzahura n'umwami. Nuko abo bakobwa bari batoranyijwe bose harimo na Esiteri bajyanwa ahantu nk'umwihariko kugira ngo bitabweho uko bikwiye, ariko bakarindwa n'inkone z'umwami. Esiteri kubera igikundiro cy'Imana yagendanaga, akigera mu bandi bakobwa, umugabo wari ubashinzwe witwaga Hegayi aramwishimira, maze amutegurira kwitabwaho by'umwihariko. Nuko amugenera abajakazi 7 kugira ngo bamwiteho by'umwihariko.
ariko ubwo Esiteri akaba nta muntu n'umwe yari yarigeze abwira umuryango we cyangwa se ngo amubwire ubwoko bwe, kuko Morodekayo yari yaramwihanije amubuza kuzagira uwo abwira icyo ari cyo cyose, kubera ko muri icyo gihe Abayahudi ntabwo bishimirwaga na buri wese. Kubera ukuntu Morodekayo yakundaga Esita, yahoraga yinyuzanyuza hafi y'aho babateguriraga kugira ngo arebe cyangwa se amenye amakuru ye. Mbere y'uko umukobwa uwo ari we wese muri abo ngabo batoranyijwe yemererwa guhura n'umwami, yagombaga kubanza kumara amezi 6 asigwa amavuta y'umwihariko, undi akongera akamara andi mezi 6 asigwa imibavu ihumura neza. Igihe iyo cyageraga kugira ngo umukobwa umwe muri abo ngabo yemererwe kujya kureba umwami, uwo mukobwa yabaga yemerewe gusaba ibyo ashaka byose kugira ngo bize kumufasha kunezeza umwami, ubundi agaherekezwa n'inkone y'umwami akagenda. Yagera imbere y'umwami akaharara, bugacya agataha, akaba atazongera gusubirayo keretse iyo umwami yamwishimiraga. Nuko nyuma y'imyaka 7 nibwo igihe cya Esiteri cyageze cyo kujya guhura n'umwami, ariko kubera ko ya nkone Hegayi yari ishinzwe inshoreke z'umwami yari yaramukunze, imugira inama y'ibyo akwiye gukora kugira ngo abashe kwitwara neza. Nuko Esiteri nawe ntiyajijinganya, abigenza atyo. Esiteri ahantu yanyuraga hose abantu baramwishimiraga kuko yari afite uburanga ndetse n'imico myiza, byongeye akagira igikundiro cy'Imana. Umwami Ahasuwerusi amaze gukubita amaso Esiteri, aramwishimira kurusha abandi bakobwa beza bose bari barigeze bamuzanira. Kubw'icyo gikundiro umwami ahita amwambika ikamba ry'ubwamikazi. Umwami Ahasuwerusi akimara kubona Esita yarishimye cyane, bituma atanga ikiruhuko mu gihugu cyose. Arangije akoresha ibirori, atumiramo abakomeye bose ndetse n'abatware, ariko nyuma y'ibyo atanga n'impano zivuye ku mwami kugira ngo yerekane ko yishimiye umugeni we. Nubwo ibyo byose byagenze bityo, Esiteri nta muntu yari yarigeze abwira umuryango we cyangwa ngo amubwire ubwoko bwe nk'uko Morodekayo yari yarabimwihanije. Igihe kimwe Morodekayo yiyicariye mu marembo y'ibwami, yumva abagabo 2 bari kugambanira umwami Ahasuwerusi. Abo bagabo zari inkone 2 zari zishinzwe kurinda amarembo y'umwami, zarimo uwitwaga Bigitani hamwe na Tereshi. Bari barakaye bashaka gukuraho ingoma y'umwami Ahasuwerusi. Morodekayo amaze kubyumva abibwira Esiteri. Esiteri nawe aragenda abibwira umwami, maze kubibwira umwami ariko amumenyesha ko ari uwitwa Morodekayo wabimubwiye. Umwami amaze kubyumva arabanza aritonda, aragenzura neza kugira ngo arebe niba amakuru bamuhaye yizewe. Amaze gusanga ko ari byo, atanga ba bagabo 2 baricwa. Nuko inkuru y'ubwo bugambanyi n'uwabuhishuye ari we Morodekayo byandikwa mu gitabo cy'amateka y'umwami Ahasuwerusi ku ngoma ye. Nuko nyuma y'iryo yicwa ry'abo bagabo 2, umwami Ahasuwerusi azamura umugabo witwaga Hamani, amugira umutware ukomeye cyane. Intebe y'uwo mugabo ayiha icyubahiro kirenze icy'abandi batware bose bariho muri icyo gihe. Nuko uwo mugabo Hamani ashyiraho itegeko ry'uko umuntu wese uba mu bikingi by'umwami azajya amwunamira namubona atambutse. Kuva ubwo uwo mutware Hamani yatambuka, abantu bose bakamwunamira bakamuramya, ariko witwaga Morodekayo we ntabigenza atyo. Morodekayo yari Umuyahudi, kandi Abayahudi bari bafite itegeko ko nta wundi ukwiye kunamirwa usibye Imana yonyine. Hamani aza kubimenya, biramubabaza cyane. Nuko Hamani ategura ukuntu agomba kuzahana Morodekayo by'umwihariko kubwo kwanga kumwunamira, ariko baza kumubwira bati impamvu atakunamira nuko ari Umuyahudi. Imyemerere y'Abayahudi ntibemera kugira undi muntu bunamira usibye Imana yabo yonyine. Hamani akimara kumva ibyo ahindura umugambi, ahubwo ahitamo kuzarimbura Abayahudi bose muri rusange. Arabitegura, nuko aragenda yegera umwami Ahasuwerusi, maze aramubwira ati muri bino bihugu byose uyoboye harimo ubwoko bw'abantu bwihariye bwitandukanye n'abandi, bufite imico yihariye kandi mibi, ndetse bushobora no kuzaguhirika. Ikindi kandi twaje gusanga nta tegeko na rimwe ry'ibwami bemera. Hamani arakomeza abwira umwami ati ngereho ku bwanjye ndumva byaba byiza ubu bwoko burimbuwe. Hamani ubwo yajyaga kubwira ibyo ngibyo umwami, yari yaramaze gutanga imifuka 10,000 y'ifeza kugira ngo bizifashishwe mu buryo bwo kurimbura Abayahudi. Umwami arabyemera. Amaze kubyemera yikuramo impeta yiwe y'ubwami ayiha Hamani kugira ngo ibe nk'ikimenyetso cy'uko iryo tegeko aryemeye ryo kurimbura Abayahudi. Nuko umukarani w'umwami abyandika mu itegeko, ubundi byoherezwa mu turere twose. Iyo nyandiko yagaragaza ko buri Muyahudi wese ahari, umugore, umukobwa, umukecuru, umusaza, umusore ndetse n'abagabo bakwiye kwicwa nta mwihariko n'umwe ugiyeho. Abayahudi bari batuye muri uwo murwa wa Susa bamaze kumva iyo nkuru bashya ubwoba, birabayobera. Ubwo Morodekayo nawe aho yari ari amenya iyo nkuru. Morodekayo akimara kumva iyo nkuru mbi y'umugambi mubisha wa Hamani, yitaburiraho umwambaro yari yambaye, ubundi atakambira Imana. Muri ibyo bihe iyo Abayahudi babaga bari mu makuba bakeneye gutakambira Imana, bariyirizaga, bakigomwa ndetse bagatakamba cyane kugira ngo Imana ibatabare. Ku bwa rya tegeko ryo kurimbura Abayahudi, Morodekayo arirukanka ajya ku marembo y'ibwami, ubundi arasakuza cyane ahamagara Esiteri. Nuko inkone zari zishinzwe kurinda Esiteri ziragenda ziramubaza, zimubaza icyo ashaka. Morodekayo asaba kuvugana na Esiteri. Esiteri abonye uko asa, amwohereza imyenda yo kwambara, ariko undi aranga, ahubwo akomeza kumwinginga agira ngo bavugane.
Morodekayi yanga iyo myenda bamuzaniye ati ntabwo nakambara imyenda mizima kandi mu by'ukuri ubwoko bwacu bugiye kurimburwa. nuko Esiteri yohereza inkone imwe mu zamurindaga yitwaga Hatashi kugira ngo ajye kuvugana na Morodekayi yumve icyamuhungabanyije. Iyo nkone Esiteri yari yatumye imaze kuvugana na Morodekayi yibwira bya bindi byose Hamani yari ari gutegura. Arangije amwereka urwandiko bari banditse ruvuye ibwami rutegeka ko Abayahudi bose bari bakwiye kwicwa muri icyo gihe. Nuko Morodekayi arangije asaba iyo nkone ati ugende ushyire runo rwandiko Esiteri umubwire ajye imbere y'umwami ubundi amusabe guhagarika aya mahano. Ya nkone Hatashi iragenda igeza ubwo butumwa kuri Esiteri. Esiteri akimara kubyumva ahinda umushyitsi agira ubwoba kuko nta muntu n'umwe wabaga wemerewe kujya imbere y'umwami keretse ahamagawe. Iyo wabikora gutyo washoboraga guhanwa cyangwa ukicwa. Gusa Morodekayi akomeza kumutera akanyabugabo aramubwira ati wasanga warabaye umwamikazi kugira ngo uzakureho kino kintu, ngaho genda ukize ubwoko bwawe. Nuko Esiteri afata umwanzuro maze atumaho Morodekayi ati genda ubwira Abayahudi bose biyiriza iminsi 3. Esiteri nawe abigenza atyo hamwe n'abajakazi be. Ibyo bagombaga kubikora bityo bakabyubahiriza mbere y'uko Esiteri afata umwanzuro neza wo kujya imbere y'umwami. Icyo gihe Esiteri yegeranyije abaja be bose ubundi bakorana iminsi 3 y'amasengesho yo kwiyiriza kuko ntibyari byoroshye kuba wakitora ukajya imbere y'umwami. Esiteri yumvaga ko akeneye imbaraga z'Imana zindi kugira ngo abashe gufasha ubwoko bwe. Nyuma ya minsi 3 yo kwiyiriza Esiteri yambara imyambaro ye myiza ya cyamikazi arangije ajya kuri uwo mwami Ahasuwerusi. Agezeyo asanga umwami yicaye yitegeye mu marembo. Nuko umwami amutunga inkoni ye arayizunguza bigaragaza ko amwemereye ko yamuza imbere. Nuko Esiteri yigira imbere maze akoza urutoki rwe ku nkoni y'umwami maze umwami aramubaza ati ni iki kikugenza gitumye uza hano? Mbere y'uko avuga umwami yungama aramubwira ati icyo nsaba cyose ndi bukikwemerere nubwo cyaba ari ukunsaba igice kimwe cy'ubwami bwanjye. Nuko Esiteri mu ijwi rituje cyane aravuga ati niba byanezeza umwami nagira ngo munyemerere mwebwe na Hamani muzaze mu birori ndi gutegura ubundi nzababwira icyo mbifuzaho. Nyuma y'ibyo birori byo gusangira Esiteri yari yateguriye umwami Ahasuwerusi hamwe na Hamani ataha yemye cyane yishimye. Nuko ageze iwe atumira inshuti ze zose hamwe n'umugore we ubundi atangira kwiyemera abereka ubutunzi bwe, abana be benshi ndetse n'ibindi no gukomera kwe. Ariko nanone Hamani arakomeza arababwira ati nubwo rwose mwumva umwami yangiriye icyizere akandutisha abandi bagabo bose bo mu gihugu ndetse n'umugore we akaba yarantumiye mu nkera kandi n'ejo nkaba nzayisubiramo, ni ukuri rwose ntabwo ntuje kubera umugabo witwa Morodekayi wanze kunyunamira. Mu gihe Morodekayi nkimubona yicaye ku irembo ry'umwami ntabwo nzagira amahoro, nimungire inama. Nuko umugore wa Hamani witwaga Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati nibashinga igiti kirekire cya mikono 50 maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Morodekayi ukimumanikeho uhereko ubone kujyana n'umwami mu nkera munezerewe. Nuko Hamani ashima iyo nama aherako icyo giti baragishinga. Muri iryo joro Hamani n'inshuti ze bagambaniraga Morodekayi. Umwami yararyamye abura ibitotsi maze ashaka ikintu cyamuhuza. Niko gutekereza abwira abagaragu bati nimunzanire igitabo cy'ubucurabwenge. Cyabaga ari igitabo cyanditsemo amateka yose y'ingoma y'umwami kuva yajyaho kuzageza igihe azaviraho. Yagira ngo abagisoma kugira ngo arebe ko yaza kubona ibitotsi. Nuko umwami akomeza gusoma aza kugera ahantu handitse yuko Morodekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami barindaga irembo harimo uwitwaga Bigitani na Tereshi yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami hageze aritonda nuko arabaza ati mbese uwo mugabo Morodekayi hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami baherako baramusubiza bati reka ntacyo yahawe yasigariye aho. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ageze mu rugo rw'imbere y'ibwami azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamuteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami aravuga ati nimumubwire aze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati niko umuntu umwami akunze akamwishimira yagirirwa ate? Hamani aribwira ati ubu se hari umwami yakunda kunduta? Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara n'ifarashi umwami agenderaho itamishirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi bose gukomera bayambika uwo muntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami akimara kumva inama za Hamani aramubwira ati ngayihute ugenda utegura ibyo byose wavugaga nta na kimwe kivuyemo, nurangiza ubikorera umuyahudi witwa Morodekayi wicara ku irembo ry'ibwami, kandi nyaboneka ntihagire ikintu na kimwe kibura muri ibyo byose uvuze.
nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Morodekayo, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenzereza umuntu umwami akunze kubaha. Hamani arangije gutambagiza Morodekayo mu murwa nk'uko umwami yabimutegetse, Morodekayo yisubira ku marembo y'ibwami. Hanyuma Hamani we asubira iwe arakaye mu burakari bwinshi kandi yitwikiriye kubera isoni. Nuko ahera akatekereza umugore we Tereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Morodekayo wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana haza inkone z'umwami zihuta zishaka kujyana Hamani mu nkera Esiteri yari yateguye. Nuko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera n'ibyo birori. Kuri uwo munsi wa kabiri umwami yongera kubaza Esiteri ati, urasaba iki mwamikazi Esiteri ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati, niba ngutonnyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo nsaba, kuko njyewe n'ubwoko bwacu bwose twaraguzwe ngo twicwe, turimbuke, tumarweho. Rero nyagasani nicyo nsaba. Umwami Ahasuwerusi amaze gutega amatwi Esiteri icyo avuze, aramubaza ati, none ninde wihaye kwigira iyo nama kandi ari hehe? Esiteri aramusubiza ati, umwanzi wacu turenganya ni uyu mugome Hamani. Hamani agira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari bwinshi, ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu mirima y'ibwami, yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. Umwami aherako aravuga ati, mbese noneho agiye gufatira ku ngufu umugore wanjye mu nzu? Ijambo rigihinguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso. Maze umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati, si ibyo gusa, ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yagiteguriye kukimanikaho Morodekayo, kandi ari we wavuze ibyagiriye neza umwami. Umwami arategeka ati, reka ahubwo icyo giti ari cyo mumanikaho Hamani. Nuko bamaze kumumanika apfuye, umwami arishima yongera gushira umujinya. Nuko uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani byose, umwanzi w'Abayuda. Maze Morodekayo aza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Umwami aherako yiyambura impeta. Iyo mpeta yari yatse Hamani, nuko ayiha Morodekayo. Maze Esiteri aha Morodekayo ubutware bw'ibwami n'ibya Hamani byose. Sijye wahera hahera inkuru ya Morodekayo na Esiteri baciriwe urwo gupfa, ariko Imana ikabacira kanzu.